Good morning. Isashime. Praise Jesus. Nishimiye guhagarara hano So I'm happy to stand here. nk'uko umuyobozi wa gahunda bivuze, nezerewe nanjye kubona abanyeshuri. So as the MC of the program said, I'm also happy to see these pupils Kuko nabanye nabo imyaka 10. because I have been with the student around 10 years. Hari igihe umuhe n'abanyeshuri mba numva nahita mbabaza ibibazo by'amasomo. So whenever I meet a student, I quickly have this mind to ask them some questions concerning their studies. Ariko uyu munsi bariya ntabwo ndababaza iby'amasomo, ahubwo ndabaza ibyo bumvise hano. But don't worry, I will not ask you about your studies, but I will ask you something you will learn from this place. Nongeye kugirirwa ubuntu bwo guhagarara hano. So I got the chance to come here again Gutanga ubuhamya to give testimony bw'imirimo y'Imana, ariko cyane cyane umunsi w'ejo. of the works of God, especially for the day of yesterday. Uwari uri kuri gahunda avuze ko turi buze kwivuga mu matsinda yacu. So the MC said that we will now share this in our groups. Numva ngiriye neza kuko sinari kubivuga byose ngo mbirangize. So I feel comfortable because I could not express everything in this short time. Nshatse kubijyamo byose natwara umwanya urengeje uwo mba nagenewe. Because when I go deep, I can take much time compared to what the time I was given. Mu buzima busanzwe buri munsi umuntu wizera Imana agenda abona imirimo yayo. So in our daily life, I believe always experiences the works of God in his life. Ariko ntabwo ndajya mu yindi minsi yashize kugira ngo nkoreshe igihe nahawe. Of course, to save time, I will not go to the past. Ariko ndagaruka ku kintu kimwe kinahuye n'umunsi w'ejo. So I will only focus or put much emphasis on the day of yesterday. Buri gihe uko mpagaze hano nshimira Imana yuko yampaye guteranira hano. So whenever I stand here, I give thanks to God that allowed me to join this place. Impamvu nuko mbere nkiba mu majyepfo nageraga hano ndi nk'umushyitsi nkahita ntaha. So the reason is that when I used to live in the South Province, I could be always a visitor here. Kandi ntibyari kunshobokera ngo njye nza buri weekend. Because it was not possible to attend every weekend. Naho ubu ngubu mfite umwanya usibye igihe wakwinanirwa gusa, ariko ubundi igihe cyose ndagifite. But nowadays I have much opportunity. Imana ishimwe. Praise God. Impamvu nari mvuze ngo kugera hano ni umugisha cyangwa kuhateranira nuko amafoto yagaragaye ejo, inshuti zanjye zagiye zifuza ngo nabiyo bari kuba twari kumwe. I say that is a chance to be here because when my friends saw the pictures of the day of yesterday, they say they are eager to partake in this seminar we had. Ariko Imana mu gihe gikwiriye nabo izabagirira ubuntu. But I'm very sure that God will bless them in the due time. Reka ngaruke ku giteraniro twateguye. Kangaruke ku giterane twateguye. I will go back to the seminar we prepared. Nk'uko babivuze cyateguwe n'abagabo ariko n'itorero muri rusange kuko nta kintu twe twategura ngo tukigereho. As it was said, this was prepared by married brothers, but of course it is the church in general because we are not able to plan things and we successfully do it. Tukibitangira kuko twari dufite ukwezi kumwe gusa, twabonaga bisa nkaho bigoye. As we began, because we only had 1 month, it seemed difficult. Ariko hari ijambo ryanditse muri Matayo ibice 28 umurongo wa 19. But there is a word in Matthew chapter 28 verse 19. Avuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza ubutumwa bwiza, abemera mu babatize, nanjye ndi kumwe namwe. The verse says, you go all over the world and preach the gospel to all creatures, and I'm with you always. Niryo twizereyemo. We only had that promise. Mu buryo busanzwe iyo ufite umuntu kuruta cyangwa superior wawe akakubwira ngo kora icyo aragufasha, wumva ko ari byo. So in normal life, when you have a superior and others or commands you to do something,
You believe in it because you expect his support uba wizeye inkunga ye. and you expect the support of him. Mu kazi nkora umuyobozi yanyohereje ngenda mfite confidence kuko nzi ngo niwe untumye. In my workplace, when my senior sends me somewhere, I go with the confidence because it is the order from him. Nicyo cyatumye natwe twizera ko igiterane kizagenda neza. And of course, that's why we believe that this seminar will be successful. Imana yakoze ibiruta ibyo twasabye. And God did greater than we asked. Abo twari kumwe ejo, The people who were with us yesterday, kuva twatangira urugendo tugezeyo, as we began the journey until we arrived, sare twari turimo, ntekereza ko nta muntu twajyanye wigeze yicara imbere ahubwo bari inyuma. so the people whom we went together there in the hall, they sat back in the back seats. Si uko ari imbaraga nyinshi Kayonza itorero ryashyizemo, ahubwo n'Imana yahamagaye abantu bashyiramo uwo mutima. It is not that the church in Kayonza greatly worked, but God himself invited the people and gave the heart to attend. Abaririmbyi bagerageje gusubiramo indirimbo, ariko Imana yabanye nabo mu kuziririmba atari imbaraga zabo. Of course, the singers did the rehearsal, but God helped them to sing beautifully by his power. Bageze aho baririmba mbona itorero ryose rikuririmba bicayeho batanaziza ariko bakajyana nabo. So they sang and the whole congregation sang with them without did the rehearsal together. Sinzi ukuntu bazimenya bari bicaye hariya. And I didn't know how the attendees recognized the songs prepared. Nihuse cyane cyane ahantu mfitiye imirimo y'Imana tugiye muri fellowship. So the time we had fellowship, Imana yakoresheje abayobozi twicara mu matsinda turi kumwe n'abashyitsi baturutse iburasirazuba aho twari turi. so God worked through the leaders and we made the groups and we received the people of the place we visited. Abantu nagiriye umugisha wo kuganira nabo bane. So I had a chance to share with the 4 people, abagore babiri n'abagabo babiri. the 2 women and the 2 men. Natangiye mbabwira iby'ubutumwa bwiza. So I started sharing the gospel Bagenda bambaza ibibazo. and they started asking some questions. Abantu ikibazo bakunda kubaza bagarukaho ni ikivuga ngo ese niba twarababariwe dukomeze twikorera ibyaha. So the common question of many people is, we are forgiven. Do we have the chance, the freedom to commit sins as we want? Imana yampaye umugisha wo kubasubiza kuko umushumba icyo kintu yarakitwigishije. So God gave me the heart to give the answer to this question because our senior pastor trained us in that era. Nubwo twakoresheje igihe gitoya twasubiye muri sare abantu bagifite ibibazo bari kubaza. So we used this small time, we went back to the hall, people having many questions to ask. Hari umumama umwe wambwiye ngo ibintu mwigisha n'ukuri ngo ariko nuko hari ibindi batwigishije byinshi. So one already told me, your preaching is very good, but the problem is that we received the other different teachings before. Naravuze ni nako karamaze. So I said, that's enough. Nafashe nimero kugira ngo nzakomeze mukurikirane. So I took one number to do the follow-up. Ariko numvaga n'abandi bafite inyota yo kumva ibyo bintu bidusobanuriye n'ibi ngibi. That I could detect that the others had the thirst to keep asking and to be explained more and more. Niyo mpamvu dufite kwizera kuko Imana yatubwiye ko u Rwanda ruzakizwa. That's why you have this faith, because God promised us that all Rwanda will be saved. Yaba abo twari kumwe n'abataragiyeyo, Either we who were there and the others who were not there, iryo sezerano ni iryacu, we have the same promise, kandi tugenda tubona Imana ibikora. and we always see God fulfilling the promise. Reka ntere gufata umwanya munini ngarukire hano. So let me not take you much time. Ariko niba hari umunsi nongeye kunezerwa n'uwejo. But yesterday was a good day that I received much joy. Hari umugabo w'inshuti yanjye witwa Eugene. So I have a friend of mine, his name is
Eugene. yabwiye umushoferi ngo afite amahirwe akomeye. He spoke to the driver of ours saying you have a great chance. Ni ubwa mbere umushoferi yatwaye abakiranutsi 29. It was the first time a driver take 20 righteous people in his car, 29. Nawe tubimubwiye yarishimye. And upon hearing this, he was happy. Imodoka yari safe kurusha izindi zose. And that car was a safety car greater than the others. Imana ishimwe rero kubw'imirimo yakoze. So I thank God for his works. Kandi turakomeje kubw'ubuntu bw'Imana. And by the grace of God, we are still doing the same. Ndasoreza ku ijambo umushumba yatubwiye yuko dufite Yesu na Emmanuel. So I will end with this word our pastor spoke to us saying we have Jesus and we have the Emmanuel. Yesu bivuga ko yatubabariye ibyaha byacu. So the meaning of Jesus is that he forgave our sins. Na Emmanuel bivuga ko turi kumwe nawe buri munsi. And Emmanuel means we are always with God. Murakoze cyane. I thank you.